Kietse unyogosha umusatsi. Niwo wagenda ukamera hakamera undi. Muri make warimwe uburyo wifuzaga wumvaga wagombaga kuba. Yego. Yero my people, ladies and gentlemen, amajyepfo amajyaruguru iburengera bwaryo ndetse n'iburasira bwaryo. We have a guest. Ni umwari umeze neza cyane. Narababwiye ngo ngiye kujya mbazanira abantu bameze neza cyane mu mpande enye z'isi. Ni umuhanzikazi, ni umuntu w'icyamamare cyane akina muri filime ya Dinas TV, ni umu actor. Ndagira ngo umuhereze ijambo atwibwire neza neza nk'umuhanzikazi. Mukomere cyane. Mukomere. Ndagira ngo wibwire abanyarwanda mu buryo bwa gihanzi. Seko wansize mukunzi wanjye seko wansize rukundo genda uransize rukundo murakoze. Amazina ni Muhayimana Jeannette. Nkuko babivuze ndi umwakiteri nyina muri filime yitwa Paula kuri Dinas TV. Nkaba n'umuhanzi, nkaba ndirimba indirimbo gakondo, nkaba ndi n'umunyeshuri muri rusange. Murakoze. Jeannette ijwi ridasanzwe cyane. Kamariza niwe nakajya numva muri iryo jwi rimeze neza cyane. Ngira ngo ni kuki wahisemo gukora indirimbo za gakondo, by'umwihariko ukanahitamo izina Jeannette? Ngira ngo niryo zina wiswe n'ababyeyi, se ni naryo zina ry'ubuhanzi muri rusange? Yego, niyo mazina niswe n'ababyeyi kandi nayo mazina nkoresha mu buhanzi. Icyo guhitamo gukora muzika, ufite ijwi ryiza by the way. Ijwi ryiza guhitamo gukora indirimbo za gakondo, ese ni wowe wabishatse cyangwa ni iki cyaguteye gukora izo ndirimbo za gakondo muri rusange? Icyabinteye cyane nuko akenshi nakunze abahanzi baririmba indirimbo gakondo. Nakundaga kumva indirimbo cyane za Kamariza, nyuma yaho haza n'abandi bahanzi tuzi aba Clarisse ndetse n'abandi bagenda baririmba indirimbo nk'izo, birushaho kugenda bimpa umurava n'umuhate wo kuzikunda cyane. Gusa natangiye kumva naziririmba aho nari mu wa kane secondaire, niho natangiye kumva naziririmba ndetse ntangira no guperforminga mu itorero ry'ikigo aho nigaga. Akaba ariho natangiye kuririmba izo ndirimbo. Jeannette, uyu munsi dufite abahanzi by'umwihariko baririmba indirimbo twita ko ngo ni indirimbo z'isi, ndetse tunafite n'abantu baririmba indirimbo za gospel ndetse n'abantu baririmba indirimbo za gakondo muri rusange. Ku bwawe ni iki ubona kibura mu muziki wa gakondo by'umwihariko nk'abanyarwanda muri rusange? Urabona ko indirimbo za gakondo zimeze nk'aho zazimiye. Mu muziki winjiyemo uvuga ati ngiye gukora gakondo, ubona ko ni akahe gashya ugiye kuzana mu muziki wa gakondo muri rusange kugira ngo twumve ngo ugiye guhangana n'iyi miziki dufite igezweho muri rusange y'isi? Agashya ko wenda navuga ko nta kidasanzwe, kubera ko urubyiruko hafi ya rwose ndetse n'abajene bakunda indirimbo izo wise ko ari nk'iz'isi. Ntabwo bakunze kumva indirimbo za gakondo zijyanye n'umuco. Gusa nkeka ko nanone indirimbo za gakondo ni indirimbo zifite agaciro kanini kuko ntabwo zijya zizima mu gihe indirimbo tubona zitwa nk'iz'isi cyangwa za gospel, nk'abahanzi benshi tugiye tuzi bagiye bazikora nyuma bakaza kuzireka, bagiye bazima ntitwongera kubumva. Mu gihe indirimbo za gakondo abahanzi bazikoze n'ubu tukibumva ndetse zikinagurishwa, zikiri ku isoko
ngiye rero ku bwanjye numva ko nazagerageza nkatera ikirenge mu cyabo ngabo bambanjirije basikozeho, ubundi nanjye nkamenyekana nkabo. Urumva nta tandukaniro cyane ririmo. Icyo mbere ni uko numva ko ari abo ndeberaho nk'icyitegererezo cyanjye. Ukiri aho Janet, uravuze ngo nta gashya ugiye kuzana nk'izi ndirimbo za gakondo. Nahita ko nibaza ngo ese izi ndirimbo uri kuzikora mu buryo bwo kwishimisha, uri kuzikora mu buryo bwa kinyamwuga buri professionnel? Mu by'umwihariko tugira ngo iyo uri gukora ikintu ugashyiramo agashya kawuzanye nibwo kikugaburira muri rusange. Kuba uvuze ko wenda nta gashya ugiye kuzanamo, ibyo bintu wabisobanura ute? Impamvu nkubwiye gutyo ni uko umuziki gakondo akenshi uhora ari injyana imwe. Ni ukuvuga ngo abaririmbyi benshi baririmba indirimbo gakondo, injyana zijya gusa, nta tandukaniro rinini riba ririmo. Uko waririmba, uko naririmba, uko Clarisse yaririmba, uko Kamaze yaririmbye, byose bifite ahantu bihuriye n'ubundi. Ariyo mpamvu nakubwiye ko nta tandukaniro rinini cyane rizazamo ndetse nta ririmo. Gusa icyo nifuza cyo ni uko haba urubyiruko, haba abanyarwanda bose muri rusange bakiyumvamo ko cyangwa se bakunda indirimbo gakondo nk'uko bakunda n'izo zindi, cyane ko ari nacyo kintu kiranga umuco nyarwanda. Bigatuma rero n'uwo muco uzamuka ukamenyekana ku isi hose, ku buryo niba umuhanzi uririmba iyo ndirimbo ashobora gukorera igiterane hanze y'igihugu bakacyitabira, ese ni gute hatabaho igitaramo n'abo bari hanze bakaza baje kucyitabira, baje mu Rwanda, apana kumva ngo ni abanyarwanda gusa bitabiriye icyo gitaramo gakondo, n'abandi bakitabira muri rusange. Hagati aho ngaho nkunda kureba indirimbo zawe ku rubuga rwa YouTube. Ni kuki ukunze gukora indirimbo ntitubone wenda wayisohoye mu buryo bugezweho, ujye muri studio ukora indirimbo kumve ni indirimbo wenda yakozwe neza? By'umwihariko tubona aka video washyize ku rubuga rwa YouTube. Ese ni ikibazo cy'uburyo bw'amafaranga? Ni ikibazo cy'uko nta management ufite? Ni ikibazo ki? Wakoze. Ari management, ari amafaranga, ntabwo navuga ko mbifite bihagije byo kutanaba ngo ndahita nsohora indirimbo. Ariyo mpamvu nabanje gukoresha ziriya mbuga, ndetse nshakana icyo nakwita nko kuntera umurava, abantu bantera umurava bashaka kumbwira ati komereza aho, urabizi, urabyumva. Nicyo kintu cya mbere nashakaga gukora. Noneho ikindi nkaba narashakaga no kubanza kwiga neza umuziki gakondo ndetse n'imicurangire yawo, nk'abahanzi tujye tuzi bacuranga bakanaririmba, byose babikora. Ego, noneho nyuma nkazabona gusohora indirimbo. Gusa na management nayo ndayikeneye. Hagati aho ngo watubwiye ko wakundaga kuririmba, wavutse ari ibintu wiyumvamo. Ese ni iki cyagutumye wumva ko ugomba kuririmba koko? Ni ababyeyi bawe? Ni famiye byaturutseho? Ni iki muri rusange cyagusunitse bituma wumva ko ugomba kuririmba, unakina filime ariko ukumva ko ugomba kuririmba? Ikintu cyatumye numva ko ngomba kuririmba, abahanzi muri rusange bakunda kuririmba ibintu bibaho. Nanjye rero bitewe na sosiyete nagiye mbamo, nagiye mbona bimwe nk'ibyo nakwita nk'ingingo nyamukuru zaguha kugira ngo uhange cyangwa se uririmbe. Bintera rero kumva ko naririmba ko cyane, kugira ngo ndirimbe indirimbo ya mbere naho aho nigaga baje kureba abantu bashobora kuririmba cyangwa se kuvuga imivugo ku bijyanye na ndi umunyarwanda. Aho ngaho rero nahise numva koko ese
nsoma ibijyanye n'ibyo byose ndavuga ati rero nanjye nshobora kubinyuza mu ndirimbo. Ubwo rero niho nahise mpanga indirimbo ya mbere njya no kuyimurika imbere y'abashyitsi barayikunda, numva ko banteye umurava nkamiriza aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ufite n'umwihariko mu bijyanye n'imivugo muri rusange, nabyo urabishoboye. Imivugo nayo narayikoraga, gusa ubu ntabwo nkiyikora. Yego, ariko nayo nigeze kuba nayikoraho icyo gihe nkiri umunyeshuri muri segonderi. By'umwihariko uracyari no kwiga, by'umwihariko ukina filime, uri umuhanzi. Ese iyo nta kintu uri gukora, iyo uri free, uba wumva umeze ute? Uba wumva wakora iki? Ese uba uri gusoma ibitabo? Ese uba uri kwandika indirimbo? Uba uri mu biki? Urakoze. Umwanya mba ntari kwiga akenshi mba ndi kwandika inkuru zitandukanye, kuko kuva muri segonderi twakunze kwiga ukuntu bijyanye n'ibitabo n'inkuru. Ibyo rero bikampa motivasiyo, ndetse n'iyo nicaye akenshi mpita niyumvamo ko hari ingingo runaka nkeneye kwandikaho bitewe n'ibibazo cyangwa se ubuzima mbona muri sosiyete, bikampa umurava ndetse bikampa icyo nakwita nka topiki yo kwandika. Kenshi rero mba ndi kwandika inkuru ngufi, ndetse njya nifuza ko nazandika n'ibitabo by'incuke. Janet, umuhanzi turi kumwe. Janet, reka nkubaze, wenda bibaye ngombwa ko hagira igice cy'umubiri wawe gikurwaho kuko utagikunze, wumva ari nk'ikihe bakuraho? Sinzi ko nakubwira, gusa ntabwo ntekereza ko icyo kibazo nagishobora. Ndetse unyogosha umusatsi niwo wagenda ukamera hakamera undi. Gusa nyine ibindi bice byo muri makeya warimwe uburyo wifuzaga, wumvaga wagombaga kuba. Yego. Janet, ni nk'ikihe kintu wigeze uha umukunzi wawe ukavuga ati iki kintu umuhaye ni icy'agaciro, nta kintu yampa cyangana n'iki kintu umugeneye? Wenda ntabwo ndi romantike cyane, wenda ngo uvuge ngo hari ikintu natanze gifatika. Gusa nyine maybe nkunda n'icyo gihe cyo gukunda, ikintu namuhaye cy'agaciro nkeka rwari urukundo. Rwari urukundo pe, kuko ubwo muri icyo gihe naramukundaga. Kandi nyine iyo ukunda umuntu cyane ntabwo uba utekereza ko uri urukundo umukunda wari ugukunda. Akenshi uba wumva kubeshya. Yego, ariko nta yindi mpano numva nawe naramuhaye ikomeye cyane ko biba ari ubuzima tugikomeza tuba cyo kiri bato. Buriya nzabikora. Janet, turi guhura n'ibintu byinshi cyane. Umuntu iyo akiri muto yahura n'ibintu byinshi cyane bimuzitira, ndetse n'ibindi bituma ari ibintu areka akabicikaho burundu. Ariko ubu ngubu wabaye umuntu mukuru cyane, umuntu w'umuhanzikazi, ukaba n'umukinnyi wa filime. Bibaye ngombwa ko usubiza amaso inyuma mu buzima bwawe, ni igiki wumva wakoze nabi wahindura? Bibaye ngombwa ko nsubiza ubuzima inyuma, icyo nahindura ni ukwizera. Kubera ko icyizere ni ikintu gikomeye cyane. Hari igihe nk'umuntu yaza akubwira ikintu bitewe n'uburyo akikubwiyemo, bitewe na sinzi uko nabyita muri iyi minsi bakoresha, gusa ukamwizera bitewe n'amagambo akoresheje cyangwa se n'ukuntu yakumvishije ikintu. Ariko ubu ngubu nize ko buriya icyizere cyinshi kigora.
Janet, dusoza nakubaza ngo watubwiye ku rugendo rwawe rwa muzika, bibaye ngombwa ko ari ikintu uhindura muri muzika nyarwanda, ni iki wahinduramo muri rusange? Bibaye ngombwa ko hari ikintu mpindura muri muzika nyarwanda, n'umuziki, ikintu nahindura cya mbere, hari nka content cyangwa message zitangwa mu ndirimbo zitari ingenzi. Nk'urugero, hari nk'indirimbo twumva ukumva wenda wowe mukuru yumvise ukumva umwana wawe ntabwo yayumva, kubera wenda ibirimo amashusho yayo uko igaragara, kandi burya uba wayisohoye ntabwo avuga ngo yemerewe kurebwa n'aba ngaba, aba ari abantu bose. Rero icyo nahindura icya mbere ni amashusho y'indirimbo asohorwa, kuko hari amashusho aba atari ingenzi cyane, nk'amashusho y'abantu berekana ubwambure bwabo. Ikindi, message indirimbo zitanga yakwiye kuba ari message, ubutumwa tubona muri rusange, ubutumwa bushobora kugezwa. Wenda tuzi ko abanditsi b'ibitabo, abakinnyi ba filime n'abandi aribo bantu bakunda gutanga ubutumwa bafite abantu babugeneye. N'indirimbo rero nuko zagakwiye kugenda. Niba hari ibibazo runaka biri mu gace runaka, niba nk'umuhanzi ushobora kuba ijwi ry'icyo kibazo kugira ngo kigeze ku bakigenewe, bakumva iyo ndirimbo bakahita bumva aho washatse kuvuga n'ikibazo gihari ndetse bakanagikemura. Ubutumwa rero abahanzi batanga muri rusange bakwiye kuba butabara ndetse bunafasha benshi kugira aho bava n'aho bagera. Janet, dusoza ubwira abantu imbuga nkoranyambaga zawe aho bakura umuziki wawe, mu magambo make babwira aho wazikura, by'umwihariko unabagira inama, unatubwira aho wifuza kugera muri muzika wawe. Murakoze. Indirimbo zanjye cyangwa se umuziki wanjye aho bashobora kuwukura, mfite channel kuri YouTube yitwa Jeannette Clips. Akenshi aba ari indirimbo z'abandi bahanzi ziri covered, ndetse no kuri TikTok naho ni uko nguko. Inama rero nagira abanyarwanda muri rusange ni ugushyigikira abahanzi ndetse babagira n'inama ku bitagenda neza. Ni ukuvuga ngo wenda abakoze ibitari byo bakabahana, mu muco nyarwanda habagaho guhanwa, bakagushyira mu bakuru bakakuganiriza ugahinduka. Rero nabo babakurikirana ndetse bakabatera inkunga. Ikindi, haba hari ikitagenda neza bakabaganiriza, bagahanwa nyine mu buryo bw'ibiganiro bagahindura. Wifuza kugera he? Aho nifuza kugera, ku giti cyanjye nifuza kugera ahantu kure hashoboka, haba ari mu ndirimbo, haba ari mu gukina filime, hose nifuza ko nazatera ikirenge mu cyabambanjirije aho bageze, ndetse nkanarushaho nkagera kure handi hashoboka pe. Janet, reka tugushimire cyane. Asante sana mwese mukurikirana ibiganiro bya Mugihe TV. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Jye mwari kumwe ni Government Speaker and Public Speaker, umuvugizi wa rubanda, Stanford Official. Ciao ciao.